Iyaye uri umukunzi w'agasobanuye. Nimba uri umukunzi w'agasobanuye, abenshi bakomeje kurya impaka ku basobanuzi bagasobanuye. Hati uyu n'uyu nibo barenze. Mwibaza se ko twese tuba twabigize akavuyo. Ndashaka ngo duce impaka kugira ngo ibintu tubishyire ku musozo, ubundi tumenye umusobanuzi wa nyawe urenze ugera muri filime akica amagini, ufite publicity nyine yabamukurikira cyangwa yabamufana. Usibye bino byo kuvuga ati umwe yihererana ku mbuga nkoranyambaga no muri filime babasobanura ngati ninjye wa mbere na mbere. Mwibaza se abantu baba mbere barenga abantu 10 na bangahe? Nimba nawe uri umukunzi wagasobanuye, igaragaze muri comment, wandika izina ukunda, ubundi turebe umuntu uri hejuru cyane umusobanuzi ugera muri filime akica amagini. Sinizera ko waba uri umukunzi wagasobanuye ukaba utazi n'umusobanuzi n'umwe ugukorera umuti. Twigaragaze muri comment, ubundi dushireho umuco. Nitwa Dream Boy, S-Boy one of there. Umwe mwakunze mugasobanuye, umwe uba updatinga ko bwije no kubukeye, utajya ugira ubunebwe bwo kuba updatinga ntacyakuramo. Kora subscribe kugira ngo tujye turushaho kubana buri munsi.